uburyo yagiye gukorera umurimo w'Imana muri Zambia na za Mozambique akagaruka itorero rimushyiraho dosiye yo kumwita ikigarasha n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva rero ADPR buriya hari uburyo muzisanga ari inyanga bavuga butumwa, ari inyanga abakristo, kandi mwe mwibwira yuko ikunda abakristo. Nta ikunda umukristo, ikunda umukristo ari uko yuko yaba aribwo yaba wenda agiye kubaka. Sinzi impamvu Bishop Brigitte yaba yabivuze gutya. Erega ukurikije inkuru n'ibiganiro cyangwa ugakurikiza uburyo Mama Sharirene yiyeretse abantu, nta munsi numwe yigeze abiyereka nk'umugore ufite umugabo. Urakoze. Niyo mpamvu buri wese rero ibyo turibuze kubyumvikanaho kuko ku ngoma ya Tomu. Shuti yanjye reka hano unyega amatwi. Ntabwo uyu munsi Izayi arusha ubudahangarwa uwahoze ayoboye ADPR kuva yakagera mu Rwanda witwa Kabutura Gabriel. Uyu Kabutura Gabriel yasimbuwe na Reverend Pasteur witwa Zera no Kwemera. Barwanira ishyaka nta kibazo, ariko inkoni y'Imana izamukubita izagukubitana nawe. Uyu munsi rero dufite byinshi tugomba n'ubundi kubwira abantu ba TV Ndayumva. Meze ute? Ndashimira Uwiteka waremye isi n'ijuru. Ubu ndashaka ko dukorana ikiganiro. Ukampa ku makuru y'umumama umwe witwa Mashari. Umugabo witwa Usabye Yezu Pamphile ni umwe mu bantu bafite access kuri Izayi, akamuhamagara akagira ibyo amusobanuza, akagira ibyo amubaza. Hari amanama menshi ya ADPR yagiye itumiramo bano banyamakuru, harimo bari aba Prezire, abo bitwa Babohoka TV na ba Pamphile nabo barimo. Rero bamuvuga kuko babizi neza ibyo bavuga, kandi bari abahungu bo mu Gatenga. Wibuke yuko ibisekuru byabo ni bimwe mu bintu byagiye bigira ijambo rikomeye ndetse rinaremereye muri ni ijambo ry'igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze element uvuze ngo Dieu de la vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro n'amahirwe aho muherereye hose. Turongera TV turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se umuyobozi wa Kiranuka TV muri rusange. Imana amahoro ni muduhera umugisha. Hanyuma reka mwese abo tubana mu biganiro n'inkuru zacu mwese tubahe karibu n'ikaze kugira ngo mubashe kumva aho inkuru zacu ziba zigeze cyangwa se ibiganiro byacu babigeze. Imana amahoro nibagire neza aho muherereye hose. Reka munyemerere twakire umuyobozi wa Kiranuka TV aturamutse kandi ari n'umutumirwa wacu uyu munsi. Imana amahoro ni muhumugisha. Uraho neza, umeze neza mutumishi Ezekiel Rukundo? Imana ikurinze neza. Imana irandinze, ariko ejo wari mu mavuta adasanzwe kandi ndanezero. Urakoze cyane, urakoze cyane. Amavuta y'umwuka wera yo ni ingabire Imana yaduhaye, niko mu Kirundi bavuga. Kandi turabishimira Imana ndetse n'abantu baba batugiriye icyizere cyo kubahagarara imbere. Bura no kugira amahirwe ukagira umugisha ukabona abantu uhagarara imbere, nabyo ni amahirwe. Nubwo hakiri urugendo rw'uko dukeneye kwaguka, dukeneye byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni amahirwe yo kuba dufite uwo mugisha. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Hari hashize igihe kirekire tudafite ayo mahirwe, tudafite ubwo buryo, ariko Imana iri mu ijuru yatwibutse, irabiduha. Ibishimirwe mu izina rya Yesu. Amina. Umeze neza ariko? Witeka arandinze. Imana irakurinze cyane. Cyumweru gishize cyagenze neza? Cyumweru gishize cyagenze neza. Imana yakiturindiyemo kandi twagombaga guhura na byinshi bitandukanye. Buriya nubwo tuba tutabizi, ariko Imana iturwanirira ibyizi dushobora kuba twahuramo nabyo. Rero twatangiye ikindi, hari n'igihe iki ngiki umuntu atangiye nabwo atahuramo n'ibyiza, ariko kubera Imana
twizeye tudashidikanya ko Imana izakiturindiramo, izadukomerezamo, ibiganza byacu izabihereza kwakira, ikabiha umugisha. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Nibyo biba bishoboka ko, cyangwa se nibyo umuntu agenda ahura na byinshi bitandukanye, byiza n'ibi byose. Birashoboka ko muri iki cyumweru cyashize ari ibyiza ari ibi byose byaguciyeho, ariko reka tuvuge ngo muri iki cyumweru gishyashya tuvuge ngo Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, reka tuvuge ngo iki cyumweru izakigucishemo neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turagarutse rero nk'ibisanzwe, kandi ndumva mu nkuru zacu nk'uko tugenda tubabwira ngo ntabwo zirarangira, ahubwo tubaye dusubikiye aho ngaha. Reka unyemerere twongere tugaruke nanone, kuko inkuru turacyafite amakuru ashyushye, cyangwa se hari andi makuru udufitiye agendanye n'uwiyita umukozi w'Imana Mama Sharirene. Amakuru waba utubikiye nanone uyu munsi, cyangwa se waba udufitiye asa nakurikira aherutse, twagira ngo ube watuganiriza cyangwa se ube yatugezaho, kuko abantu baba bayakeneye cyane. Hari abayakeneye, hari abatukana, hari n'abayakeneye kugira ngo bayamenye. Nangiye ikiganiro nayura, ntabwo wafashe agacyayi? Kubera navuye mu rugo mvuyeyo ntakinyweye. Nanjye sindafata agacyayi. Amasaha y'inaha Kampala ni amasaha akiri kutujijisha cyane. Umuntu ari gukanguka akisanga akangutse nka saa 3 z'inaha cyangwa saa 4 z'inaha, bitewe n'uburyo amasaha y'i Kigali twamenyereye atandukanye n'ay'inaha ngaha. Urumva kugira ngo uzafate igihe cyo kumenyera amasaha nabyo aba ari ikindi kintu, uko byagenda kose. Rero iyo nayo iba ari impamvu, ariko nta nubwo ari impamvu nanone yadutera kwiheba cyangwa umuntu abeho kwiganyira. Makuru rero ya Mama Sharirene, kamanza nshimire umuvandimwe umwe wamamagaye, arambwira ati ndi gukunda gukurikira inkuru n'ibiganiro byawe kuko ari amakuru acukumbuye. Arambwira ngo amakuru acukumbuye ni amakuru abandi bantu batazi, kandi akaba ari amakuru afitanye isano n'uri kuyavugwaho, ku buryo ari amakuru uvuga nyiri kuyavugwaho akibaza ngo aya makuru ari kuva hehe, ninde uri kutanga ariya makuru. Arambwira ati cyo ngicyo gitumye amakuru yawe nyita amakuru acukumbuye, kuko uriya mugore Mama Sharirene ni umugore wihishe igihe kirekire, kandi yiyitirira izina ry'Uwiteka igihe kirekire. Rero abantu benshi ntago bazi ngo intego y'umurongo wacu wa YouTube ni uwuhe. Ntabwo intego yacu ari ibyo abantu baza hano bashushanya, bashaka kwishushanya ngo kuvuga ngo abantu ngo nibavuge Yesu. Gufata Yesu ukamubwira abantu batumva, abantu batanateze guhinduka. Yesu ndamubabwira baramuyobewe. Ikindi ahubwo umuvuze ntibanashaka no kubireba. Nk'ubu nakwifata nkabwira Mama Sharirene Yesu ariyo turufu arishisha, ntago byavamo. Ahubwo rero ndaza kurenza amaso ubwo buhumye, mbabwire cyangwa amenyeshe Mama Sharirene kingo ziwe, ingo yagiye azengurutsa amaguru zose zamenyekanye. Noneho mwibutse iki ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyakorewe mu bwihisho ibyo ngibyo bizajya ku mugaragaro. Kandi iyo ugiye kureba muri Zaburi niho usanga ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kandi buriya ntabwo ari ukubishyira imbere y'amaso yawe gusa, ni ukubishyira aho ubibona ariko n'abandi bakabibona, kuko n'ubundi ibi bizi yuko warabikoze
kandi ubikora ubirebesha amaso yawe. Ahubwo ikibazo ko wabikoze ubirebesha amaso yawe, wari uzi yuko n'amaso y'Imana yabibonye. Aho rero niho ruba ruzingiye. Ikibazo rero abantu barashaka ntitubabwize ukuri, barashaka ntidukome ku bibyimba byabo, barashaka tuvuge ibintu tubica hejuru. Uwakubaza kuza kurwana ishyaka, ukaza kumbuza kuvuga, ukaza kumbwira ngo ibyabo bagore bindebaho iki? Niba uri umwe mu bantu bakoranye umwuga w'uburaya nabo, vugira indaya ngenzi zawe, ariko jye sinzivugira kuko si indaya ngenzi zanjye. Sinzi ikintu mvuze niba ucyumvise. Nacyumvishe. Niba muri kumwe mufatanyije umwuga, mukaba mufatanyije kwizera no kwemera, barwanira ishyaka nta kibazo, ariko inkoni y'Imana izamukubita izagukubitana nawe. Uyu munsi rero dufite byinshi tugomba n'ubundi kubwira abantu, byinshi. Ubushize narababwiye ngo uzwi nka Papa Sharirene mu mbuga nkoranyambaga. Uretse tutarakomeza, according cyangwa se tukurikiye cyangwa se tugendeye ku ijambo ry'Imana tubwiye, byaba bisobanuye yuko igihe cyaba ari ikingiki cyuko ibi byamama Sharirene bishyirwa ku mugaragaro, cyangwa se byaba bisobanuye yuko ari cyo gihe cyuko Imana igiye kumuhana. Bundi ibyo ndi kuvuga iyaba bitarimo igikakarubamba, nakabonye abantu bifatanyije nanjye. Yego, ni ryari wigeze ubona Satani agira abantu bamurwanya ku mugaragaro? Satani agira abantu bamurwanya ku mugaragaro? Sinzi icyo ushatse gusobanura. Abantu barwanya Satani ku mugaragaro ni ryari wigeze ubona umukozi wiyemerera ko akorera Satani ahubwo yubaza utyo aterwa amabuye n'abitwa ko ari abakozi b'Imana bakamotuka n'ibitutsi bidasobanutse? Ariko nsigaye numva yuko bavuga yuko hari ibihugu bishobora kuba byarafunguye insengero ngo zanditseho Illuminati. Wari bwabone ariko bakabangura n'urusengero rwa Satani. Uyu muhungu se kampamagaye mwoka byaramwe, reka mwumve. Yego muvandi. Poro yaje se ngo dukore. Yewe ubu nicaye mu ntebe y'ikiganiro. Nge nicaye mu ntebe y'ikiganiro ubu ndi gukora, niba tumaze gukora iminota myinshi ni nk'itanu cyangwa 10. Eka noneho mite nanjye ngira mite Nestar Fresh ko mvuye dushete dufatiraho. Ubwo urambwira nta kibazo. Samanje gukora nk'itunu. Kuko nge ndi mu kiganiro n'ubu ngubu rwose. Kandi ntitwakatinze. Nta kibazo. Bari no kukumva rwose niba ugiye kuza kunkoresha. Bikomereza. Uzi impamvu? Uwitwa DJ Jihad, ubwambure bwiwe bwagiye ku karubanda, ariko ntabwo nigeze mbona icyitwa barokore bajya muri comment ze ngo bajye kumutuka, kuko basanzwe bazi ko n'umuntu asanzwe. Nta n'umuntu n'umwe yaba ari umukozi ari uwo bahuje imyumvire, nta wigeze ajya kumutuka. Impamvu yaba ari uko we yaba atarigeze yishushanya nk'umukozi w'Imana, wenda ngo ntabwo ari uko atigeze yishushanya, ahubwo nuko ari cyo gihe isi iri gutwaramo ibintu. Rero ab'isi bahagurukiye kurwanya abavuga ikibi cyangwa abavuga icyiza, ahubwo abavuga ikibi ku muntu. Abavuga ikibi ku muntu bisobanuye gutyo bitabyumvikana cyane. Urumva? Mbese kuza nkavuga ubusambanyi bwa Mama Sharirene kandi nkabuvuga shize amanga, ariko ukiraho barahita bankubitisha iturufu, ivuga ngo va kuri Mama Sharirene uvuge Yesu. Ukiraho mbonye ku kiganiro cya Bishop Brigitte yakoreye kuri ku kinyamakuru kimwe, aravuga ngo niba urumva ijambo niba
Yego. ngo niba mama Sharirene none hagiye gushaka umugabo sibyo nuvuga ngo Bishop Brigitte nawe asa n'ugaragaza yuko mama Sharirene atigeze ashaka. Sinzi niba uraza kuza kubitusesengura gute icyaba cyatumye Bishop Brigitte avuga ngo niba noneho yabagiye gushaka umugabo yabagiye kubaka rwose nta kibazo dufite ndetse n'ubukwe bwe abuntumemo nabujyamo. Sinzi niba ukuntu nawe uri mu byumva ukuntu yaba aribwo yabagiye byaba bisobanuye yuko yaba aribwo yaba wenda agiye kubaka. Sinzi impamvu Bishop Brigitte yaba yabivuze gutya. Erega ukurikije inkuru n'ibiganiro cyangwa ugakurikiza uburyo mama Sharirene yiyeretse abantu, nta munsi n'umwe yigeze abiyereka nk'umugore ufite umugabo. Urakoze. Niyo mpamvu buri wese rero agomba gushidikanya kuri mama Sharirene wamwiyeretse n'uburyo yamwiyeretsemo. Bishop Brigitte ntabwo azi mama Sharirene nk'umugore ufite umugabo, azi mama Sharirene nk'umugore udafite umugabo ariko ufite urubyaro. Ariyo mpamvu bigoranye kwiyumvisha ko noneho mama Sharirene yava kwizima agashaka umugabo. Wabyumvise? Niyo mpamvu hazamo iryo jambo ngo niba. Buri wese unkurikiye ijambo ryitwa niba uko byagenda kose ntirigomba kubura. Ndakubwira impamvu ritagomba kubura. Sharirene ntibigishidikanyaho ko ari umwe mu bagore babyaranye n'abagabo barenze umwe. Ibyo byo nta nubwo bigishidikanya. Ayo ni amakuru yo y'impamo. Kuko nawe ubwe ntabwo araza kuvuguruza ibyo bintu. Mama Sharirene ntabwo bigishidikanywaho yuko ari umugore wabyaranye n'abasirikare. Kuko nawe ubwe bikimara gusohoka ntaraza kubivuguruza. Icyakora yagaragaye kuri YouTube ameze nk'umuntu uri kujijisha abantu. Ariko kubyarana n'abasirikare si icyaha. Erega burya kubyara ntabwo ari icyaha. Kandi no kubyarana n'abasirikare si icyaha. No kubyarana nabo ntabwo nabyita icyaha. Ahubwo icyaha ni uguhisha ahashize hawe. Katwumve. Allo? Allo? Oui. Uraho neza bwa Ezekiyeli wa Kiranuka TV. Ndakwikirije cyane. Intoranwa TV. Intoranwa TV ndayumva. Meze ute? Ndashimira Uwiteka waremye isi n'ijuru. Ubu ndashaka ko dukorana ikiganiro. Ukampa ku makuru y'umumama umwe witwa mama Sharirene wo mu gihugu cya Uganda n'uburyo bimeze. Ndaguha amakuru utambajije se ge nuyambaza ndayaguha, nutayambaza nta kintu ndi bukumarire. Reka dukorana ikiganiro muri ubu buryo ntangire tuza abantu bakurikiye. Bazusuhuza umuntu witwa Paul, bazusuhuza umuntu witwa Paul turi kumwe ni nawe uyoboye ikiganiro. Uyu wo muvandimwe nakomeze niyigire hino. Niyigire hino umubaze mubanze abanza guha uburenganzira. Ya Pastor Paul mfite n'ibintu byinshi nshaka kumubaza. Baye byiza mumpe ku murongo wa telefone. Giye kumwibariza. Ndamuguhaye mubaze. Urahura amahoro umeze neza, Imana ikurenze neza muntu w'Imana. Muraho neza Pastor Paul nshuti y'Uwiteka. Turaho turashima Imana tumeze neza nta kibazo. Mumeze mute Paul? Turaho turashima Imana iracyaturinze. Ndabona bukeye tugihumeka umuka bazima mu gihe hari benshi baba bamaze gutambuka batakiri ku isi. Mu gihugu cya Uganda ngo muratangaza kiko mereza telefone. Aposo Yongwe amaze iminsi anyandikiye. Araje arambwira ngo icyaba cyiza nuko wava ku izina ryanjye
ahita anaboroka telefoni yanjye, bityo rero umubare w'insengero ziwe ntawo tuzi. Umubare w'insengero ze ntawo tuzi rwose. Ubwo rero ibya Poso Yongwe mujye mubikora muri aho mu Rwanda, twebwe turi muri Uganda ibya Poso Yongwe ntibitureba. Hanyuma ko ibya Yongwe bitabareba, ibya Mashene na Mutesi bikaba bibareba bo bite? Iyo umuntu w'umugabo ageze aho akubwira ngo aragukeneye aragushaka, warangiza wenda kubera impamvu z'ingendo z'inaha ngaha ntabwo wafata umutwaro ngo ugiye kuwutegesha ugiye kureba umuntu utazi ibyo agushakira, anabikubwira kuri telefone. Yarangiza waba wamusobanurira icyo kintu kibigendanye n'ingendo, ntakubwire tufate akamoto kakugeza aha ndakishyura, none agahita abifata yuko wenda ushobora kuba waramusuzuguye. Icyo gihe birumvikana yuko iyo umuntu ageze aho akuboroka ntabwo aba ashaka ko mugirana kominikasiyo, kandi nta bindi bya Poso Yongwe tuzi, ntabwo hari amakuru yiwe tuzi. Umunsi yahageze ayo tumenya hano muri Uganda tuzayatangaza, ariko ibigendanye n'insengero ze ntabyo tuzi. Kuko nubwo yazigira ntabwo yagira urusengero rurenze rumwe, kandi narwo rurimo abantu Imana yamugeneye. Nta nsengero nyinshi afite, n'urusengero rumwe gusa. Uwo mwanya yawubona wo kujya mu nsengero nyinshi no gukora amavuna, kandi n'urundi akiri kuruvunira. Ingize ngo wenda byose aba yabikoze akabikora akabishobora. Oya, nagarutse rero ndatekereza niba uri bukore parte 2, niba uri bubigenze gute ntago mbizi. Ndakomereza ahantu ndajya nta kibazo na kimwe ndabaza. Buranaganiraga na Paul mubaza utuntu turi aho ngaho dukeya nishakira amakuru, umenye ko umuntu aba aragambaniye Paul ubundi njye kumwizanira. Gute umuntu yakora ibyo bintu ku mukozi w'Imana? Ibyo ngibyo ni abantu bari inaha ngaha bihisha inyuma y'umutaka wo gufana Pastor Mutesi, no gushaka gufata izina rya Pastor Mutesi nk'izina ry'igikomerezwa. Buri umuntu utaricarana na Pastor Mutesi, utarasangira na Pastor Mutesi, utaravugana na Pastor Mutesi, bene uwo muntu amufata nk'umuntu urenze. Ariko se nkanjye twicaye ku meza amwe tugasangira, nkanjye twateganye imodoka, nkanjye twaganiriye, ubwo urahera he unkangisha izina rya Pastor Mutesi koko? None se we ntiwemere kwicarana n'ibikomerezwa? Izina mu izina rye nta kintu kirimo. Erega buriya rero njye ndacyabikubwira, iyo utaricarana na wenda na generale runaka, abantu ntago bamenya yuko ukomeye. Ariko iyo wicaranye nawe uba uri mu cyiciro nk'ikiwe. Iyo ugeze ku rwego perezida w'igihugu ashobora kuba yagutumira ukajya kumusura, cyangwa akaba yaza kugusura, biba bisobanuye n'ubwo udafite iryo zina ryo kwitwa nka perezida, ariko byibura uba uri mu bikomerezwa. Uzambona rero akabona na Mutesi, ujye umbara muri level yiwe ntukambare nk'umuntu uciriritse. Ubwo rero kuba jye nakwicara nkamuvugaho kuko ndi mu cyiciro cy'abantu bo kumuvugaho. We niba udafite icyo kumuvugaho, reka abafite icyo kumuvugaho bamuvuge kuko baramuzi. Turemeranya. Jewe twicaye inshuro irenze imwe muri saro iwe, nasangiriye nawe ku meza amwe, turasangira, yarura mu gisorori nanjye ndi kwaruramo. Nzi uko atamira, azi uko ntamira. Ubwo se kwicara nkavuga uwo muntu kuki uri kuvuga yuko ndi kuvuga uwo muntu ntamuzi? Hari ukuntu abantu baba batabifata neza erega. Abo batabifata neza nuko atari ko kazi kabo, ariko jewe akazi kanjye ni ukuvuga. Yego. Buri umuntu
umuntu utunzwe n'akazi k'ubumotari aba ari ko kazi kiwe. Iyo ugiye kukivangamo ntacyo wakora ngo umuce ku bumotari. Utunzwe n'ubutagisimeni ntacyo wakora ngo umuce kuri ako kazi k'ubutagisimeni. Kandi ntabwo Ezekiel ari njye ngenyine utunzwe no kuvuga gusa. Ugiye kureba ba Uncle Austin batunzwe no kuvuga kuko bicara kuri mikoro bakavuga. Ugiye kureba Prezire n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye batunzwe n'ako kazi. Abakora kuri radio BBC batunzwe n'akazi ko kuvuga kuri leta ya Kongo, bakavuga kuri leta y'u Rwanda, bakavuga ku y'u Burundi, ku cyabo ngo mutarabatera amabuye. Abakora umurimo w'ibwiriza butumwa batunzwe n'umurimo wo kuvuga. Rero ntabwo Ezekiel ari we wakabaye ikibazo, kandi umurimo ugutunze nawe ari we umutunze. Pastor Mutesi atunzwe no kugaragara kuri social media. Uzabone iyo amaze iminsi atagaragara kuri social media, ashakisha ubushoboka bwose bw'uburyo yaza kuri social media kubera ko ariko kazi kamutunze. Rega rero aho umuntu akura umugati nta wahamuca uko byagenda kose. Yego. Icyo ngicyo nicyo nshaka kubwira abantu. Ntabwo ikibazo ari ukuvuga kuri Pastor Mutesi, ibyo tumuvuga tuba twabitohoje, tuba tubizi, kandi ntabwo twavuga amakuru tutatohoje. Niyo mpamvu mpamagara kugira ngo ubimenye. Ubu uri mu itohoza ryo kugira ngo ese ibyo Ezekiel yatangaje nibyo koko, reka mwihamagarire mubaze, kuko twese dutunzwe no kuvuga. Hanyuma ndakumva cyane. Nanibariza ngamite ninjirira mu kiganiro cy'idini rya ADEPR, wakire gute kumva ko ADEPR igiye kwimika abagore? Ibyo ntago ari igitangaza, kuko umugore n'ibyishimo by'umugabo. Imana yararebye iravuga ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Birashoboka ko mu gihe gishije cyose abapasiteri bo muri ADEPR barambiwe kuzajya bakorera ibyaha mu rwihisho, bakavuga ati noneho reka tubimike, tubiyegereze, tujye tubabona turi mu byiciro bimwe, dufite amazina amwe, bitwa abapasiteri natwe twitwa abapasiteri. Akaba ari cyo gihe rero bagomba kuba babishyira mu bikorwa. Ku giti cyanjye ntabwo ari igitangaza kintunguye, kuko ibyakantunguye muri ADEPR byarantunguye kandi narabibonye. Nagiye ntungurwa no gufata abavugabutumwa bafite izina riremereye bakamburwa agaciro, bakamburwa n'inshingano. Ubwo rero ibyari ibitangaza byararangiye, kuko ibyakabaye igitangaza ni ukumva uburyo Pasiteri Zigirinshuti Michel uyu munsi nabonye asigaye ari doctor. Igitangaje ni ukubona uwo muntu igihe yamaze akora umurimo w'ibwiriza butumwa, igihe yamaze ahindura benshi kuba abakiranutsi. Igitangaje ni uko nta nshingano n'imwe yaba afite, akaba agikomeje kuba inyuma y'itorero, ritamuha mikoro, ritamuha agatuti ngo abwirize. Buriya Pasiteri Zigirinshuti ninjya mu makuru yiwe nzayabazanira, mbabwira uburyo iri toro rya ADEPR ryagiye rimutegesha imitego igiye itandukanye. Mbabwira uburyo yagiye gukorera umurimo w'Imana muri Zambia na za Mozambique, akagaruka itoro rimushyiraho dosiye yo kumwita ikigarasha n'ibindi bigiye bitandukanye. Urumva rero ADEPR buriya hari uburyo muzisanga ari inyanga bavuga butumwa, ari inyanga abakristo, kandi mwe mwibwira yuko ikunda abakristo. Ntaho ikunda umukristo, ikunda umukristo ari uko hari icyo afite yinjiriza iryo dini ryacu, ikamwanga nta kintu afite yaryinjiriza. Ubwo ayo ni amakuru tuyatuganiraho mu minsi iri imbere, ariko ni menshi. Nzababwira ibyatumye ADEPR yifata igahagarika bitwa Bazigirinshuti Michel, barakagira ba Pascal, aba bitwa batisiye. Ibyo byose bano bavuga butumwa bagiye bakomeye bafite amazina aremereye muri ADEPR bagiye bagaragara kuri YouTube, ba Masumbuko n'abandi benshi mutazi, abo ba Aniseti n'abandi bose, kubera kugaragara kuri YouTube no kugaragara nk'abantu bafite ijambo mu ruhando rw'imbuga nkoranyambaga, bagiye bacibwa n'idini kandi ribaca mu cyayenge. Ikibazo nuko nabo bagiye babibicupuri, wagira ngo ntibafite iminwa yo kwivugira,
ngo ntibananirwa ngo ntibavuga ngo batiteranya ngo idini ritazabagirira nabi ngo ritazabica ngo ritazabafungisha. ubu ngubu nubyitegereza uraza gusanga nta kindi kicaye mu mbuga nkoranyambaga ni ugutera ubwoba Pamphile. RIB iraza kugufunga, RIB iragukurikirana, wishe umushumba wamwise izina adakwiriye kwitwa, wamwise igipopi. ubundi se wowe ubyitegereje wamushyira mu yihe kategori mu gihe ibije byose abibakubita atateguje abantu? nawe ushyigikiye Pamphile? Ngewe Pamphile ndamushyigikiye 100%. ugendeye kuki? Ngendeye kuko yatinyutse akavuga yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bihabanye n'amabwiriza na doctrine y'itorero, kandi yifuza kumenya ko doctrine y'itorero yahindutse. abimenye nkande nk'umuvugizi nk'umuki ashinzwe iki muri ADPR Pamphile? Ntago kamera izimye, ntago izimye. Urambaje ngo ashinzwe iki muri ADPR? Ewo Pamphile ashinzwe iki muri ADPR ku buryo ikibaye cyose baza kumuha amakuru? Ni umuvugabutumwa ufite igitangazamakuru. Erega narakubwiye ngo nubona umuntu yicaye akavuga umuntu, uzajya umenya ko ntawe uvuga uwo batari mu rwego rumwe. uyu mugabo witwa Usabyeyezu Pamphile ni umwe mu bantu bafite access kuri Izayi, akamuhamagara akagira ibyo amusobanuza, akagira ibyo amubaza. hari amanama menshi ya ADPR yagiye itumiramo bano banyamakuru, harimo bari aba Prezire, abo bitwa babohoka TV na ba Pamphile nabo barimo. Rero bamuvuga kuko babizi neza ibyo bavuga, kandi bari abahungu bo mu Gatenga. Wibuke yuko ibisekuru byabo ni bimwe mu bintu byagiye bigira ijambo rikomeye ndetse rinaremereye muri ADPR. Rero nubona Pamphile yica ukabona ari proof y'ibyo avuga, we ntukaze kwirirwa wikakaza wigira umuntu hari ibyuzi. Avuga ibyazi, kandi uriya muhungu ni umucekinga neza ukamureba neza, urasanga ibisekuru byabo ari bimwe mu bintu byari bifite ijambo rikomeye muri ADPR. rimwe na rimwe ashobora no kuba ibyo yaba avuga yabitezwa n'igikomere n'agahinda afite, akabona ko ibiri gukorwa atari byo yigiraga ku birenge by'ababyeyi biwe cyangwa by'abashumba bagiye bamuhereza uburere. Buriya Pamphile ntuze kumwitegereza ngo umurebe ngo ugire ngo ni insina ngufiya yacibwaho urukoma n'ubonetse wese muri ADPR. Yego, Izayi iwabo ni muri za Cyangugu, Pamphile ni muri Cyangugu. None se urumva batavuga baziranye? baraziranye. None se wigeze ubona ntabwo kuba baziranye bituma amenyera umushumba akamwambura ubudahangarwa bwe? Ubudahangarwa rega buriya nibakubwira ubudahangarwa uzibuke ko hari igihe utari ubufite. Uyu munsi rero kuba ufite ubudahangarwa ntago ari igisobanuro cy'uko umuntu nagutangaho igitekerezo akavuga ukabona ibintu, ntabwo ari igisobanuro cy'uko ukwiriye kubimukandagiza. kandi ikindi gihe kizagera ubwo budahangarwa nabwo ubukurweho, kuko hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bakurwaho ubudahangarwa muri ADPR. ariko abakristo ba ADPR ko mutsa nk'abantu mutari kumvikanaho ikintu kimwe, mwabaye iki? ko nimba batarabimitse bakimika Izayi nuko babonaga ko ari ubashije kubayobora. Impamvu bimitse Izayi ivuga ngo nuko babonaga ko ari we ubashije kuba yakoreshwa ibyo abafite inyungu mu gusarura muri ADPR, nuko babonaga ko ari we uba ushobora kuba yabashyirira mu bikorwa ibyo bashaka. ibyo turi buze kubyumvikanaho kuko ku ngoma ya Tomu. Shuti yanjye reka hano unyega amatwi. Ntabwo uyu munsi Izayi arusha ubudahangarwa uwahoze ayoboye ADPR kuva yakagera mu Rwanda witwa Kabutura Gabriel. Uyu Kabutura Gabriel yasimbuwe na Reverend Pasteur witwa Sanzubwimo Joseph. Nyuma yaho hakurikiraho Reverend Pasteur Kayihura Jacques. Yego. Nyuma yaho haza uwitwa hakurikiraho Reverend Pasteur Munonoka Andre.
ariko abo bose bayoboraga ADPR mu buryo bw'inziba bumeze nk'inzibacyuho. Nyuma y'icyo gihe hakurikiyeho Revera Pasiteri Usabye Imana Samuel, nibwo rero byatangiye kuzamba ibya ADPR. Hakurikiraho uwitwa Jean Sibomana. ndakumva. Nabwo hakoreshwa inzibacyuho. Hakurikiraho uwitwa Revera Pasiteri Karuranga Ephraim, ariwe wasimbuwe na Revera Pasiteri Isayi Ndayizeye. None se aba bose ngusomeye, utekereza ko Isayi Ndayizeye afite ubudahangarwa kurusha aba bose? Uko bagiye bagenda rero niko nawe azagenda agenda. Nta mpamvu rero yo kwikoma witwa Pamphile. Je Pamphile namubonye mu ishusho ry'umuntu watanze ibitekerezo by'iwe ukabyumva ndugu yangu. Ntabwo rero ADPR ari ikintu gikwiriye kuba igikangisho ku buryo umuntu akwiriye guceceka. Umuntu akwiriye kuvuga ibiri ngombwa, kuko itorero riri mu maboko y'abakristo bose, barifiteho uruhare, twese turifitemo inyungu, turifitemo umusaruro ungana n'uwo Isayi asaruramo, usibye ko Isayi we icyo asaruramo ni amafaranga, ahembwa miliyoni 3. Ntabwo rero ari byo akwiriye kudukandagiza, kandi ikindi izo miliyoni 3 ziva mu maboko y'abakristo, ntabwo ziva mu maboko ya papa wiwe, nta wundi ziva ntabwo bikwiriye kuba ikibazo rero kubera ko bamwise yuko ibyo akora abikoreshwa. Niba atabikoreshwa se yadusobanurira icyagiye gikuraho izi ngoma zose n'uwazikuragaho n'icyo yabaga ari gushakira itorero. Ese cyagezweho? Marange numva Isayi muri kumurenganya. Jewe ntabwo Isayi ndi kumurenganya, ibyo akora nabikore nkawe, kuko buri mwami wese wimye ingoma yimana n'ibye akazana n'ibye bishyashya. Iyo abona ari byo bifitiye umumaro sava. None se reka nkubaze, izi ngoma zose uko zagiye zikurikirana, abagiye baziyobora bagiye bazana ibyabo. Hari abagiye bazana kwaguka kwa ADPR, habaho gufonda indi midugudu mishya, kwaguka kw'amaparuwase n'ibindi bigiye bitandukanye. Isayi Ndayizeye ko yaje agakuraho ibyo byose, hari uwamuteye amabuye. Uyu munsi rero kuba yaragiye kwimika abagore, ubwo nicyo intego y'ingoma yiwe